ntabwo bishoboka ko ikinyabiziga cyacika feri ugitwaye mu muhanda hanyuma ngo ugonga abantu cyangwa wica abantu cyangwa se ngo gwindi nyabiziga cyangwa se ikinyabiziga cyo gitera impanuka. Ntibishoboka kuko ikinyabiziga ntabwo gishobora gucika feri. Ndaguha n'impamvu. Hano mafite umuhanga mu bijyanye n'amakamyo, ariko nanone ngwaye kuri kwa mbere ni ukubera ko igihe cyose ikamyo igenda mu muhanda cyangwa se ikinyabiziga cyose kigenda mu muhanda kiba cyarakoreshwa control technique. Ibirenze ibyo reka twumve. Ese mu by'ukuri k'abantu bakunda kuvuga ngo amakamyo abura feri nibyo? Bon, ntabwo ari byo kuko ntabwo amakamyo abura feri. Ahubwo hari ibintu bitatu wakora cyangwa se wakwibagirwa bigatuma ukora impanuka. Icyambere, iyo uri mu muhanda ugomba kubanza ukareba ibipimo byawe by'umwuka bigenga ikamyo ko byuzuye, kuko iyo byuzuye nta na kimwe cyateza impanuka. Icyo ni kimwe cy'umwuka, nicyo nakubwiye. Kuko nicyo gitanga brake, kigatanga vitesse, kigatanga n'ihoni ndetse kigatuma na vola ibasha koroha. Ikindi cya kabiri, ikintu gishobora guteza impanuka wakibagiwe ni ukutamenya umusozi urimo cyangwa se umuhanda urimo ukaba wakwiruka, bityo bikaza guteza impanuka bitewe n'ahantu ugeze utabasha kuza gukontorora wa muhanda cyangwa imodoka ngo bishobore. Mu yandi magambo kubara umusozi. Kubara umuhanda ufite. Kumenya umuhanda urimo. Yego. Icya gatatu cyateza impanuka ni igihe cyose ushobora kuba upakiye umuzigo mwinshi kandi ukiruka. Bipakiye umuzigo mwinshi ukiruka, then ntabwo ushobora gukaruma ya modoka ngo bikunde, kuko icyambere upakiye ibintu birengeje ubushobozi, kabiri wari uri no kwiruka. Umuvuduko nawo uri mu byateza impanuka. Akandi kantu ka kane ni ubumenyi bukeya umushoferi yaba afite ku iyo modoka n'amahame remezo agenga ikamyo. Nta kabuza azakora iyo mpanuka.